murebe yuko hari ikintu naba ninjiranye muri iyi nzu. Barangije kunshaka bati turabona ntacyo. Ndangije ndasenga nsengera ku muryango, jwi rirambwira riti njira, tarama mu cyumba. Ngeze mu cyumba Imana yarimbwiye nti none Mana nko mpagazemo nkaba nta kintu ndi kubona. Imana irambwira ngo njira munsi y'uburiri hirya ku gitanda hari icupa rihari, iryo cupa niryo ririmo ibyo nakweretse. Ubwo nari ndi mu mwuka ndinjira, ndangije kwinjira nja munsi y'uburiri, ubundi bwo nzana icupa rya rubururu, hejuru hari umufuniko w'umuhondo. Ndangije ndarizana, ubwo ndangije kurizana ndizana ndi mu mwuka. Ndangije ngeze imbere y'iyo mbaga yari yateranye, hidora iby'Imana yanyeretse. Noneho niba atari ibirozi, niba atari n'ibyica, uyu mukecuru atubabarira ryeho, narangiza kuryaho, ubundi bwo nadapfa. Ubwo nuko arangije umukecuru, niba atari ibyica, arangije ubwo akibona nzanye iryo cupa aravuga ati ni imiti zanje nisigaga, kubera yuko ari imiti zisige, kubera yuko ari imiti unarigateho, niba atari ibyica nta kibazo. Imana yihesheje icyubahiro. Ageze nyuma ati kubera afite mukeba we, ati nari naragiye kubaza ahantu tuntu, ati bampira icupa, barambwira ngo nzahe mukeba wanje kuko yahaye umugabo wanje iki inzaratsi, niyo mpamvu umugabo wanje yantaye. Ubwo byari bya mukeba wanje, ubwo Imana yihesha icyubahiro. Yes, reka tubasuze abakunzi ba Concord TV show aho muhereye hose, abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali, hobe yambi, abari mu mahanga mwumva ururimi turi kuvugana ikinyarwanda, ndabahobeye cyane rwose, ndabasuhuje hobe. Turabashimiye mwe mwakoze subscribe kuri Concord TV show. Nawe nkwinginga ubonye iki kiganiro bwa mbere rwose utarayikanze, ndakwinginze pe usabye arahabwa unshyigikire. Tumaze ko umuryango w'abantu 1500, tubaye 10,000 byatubera byiza rwose. Ndabinyiza kugira ngo mukomeze. Ubu ahantu mpagaze ni hehe? Hari hejuru, nubwo mutari kuhareba, ni ikirunga cya Muhabura, ni ikirunga kibamo imbogo zijya zimanduka zikaza kona imyaka y'abandi, ndetse zikaza no kunywa amazi mu gihe cy'impeshyi. Nukubu impeshyi itabaye cyane, ntabwo arizo naje gusura, ntabwo naje kureba imbogo ko nundi zigera amahane, ahubwo icyanzanye niki ni cya kindi nabamenyereje bakunzi banje. Naje gusura abakozi b'Imana, abahanuzi batabivanze, bavuga iby'Imana ibabwije, apana ibyo bo bibwirije. Nibo naje gusura kugira ngo tuganire. Noneho wowe ubabaye uri kure ukeneye uko bagufasha gusenga, nimero zabo turazishyiraho kugira ngo uze kubahamagara mufatanye gusenga, kuko icyo niyemeje nuko aho mudashoboye kugera ngomba kuhabagerera. Niyo mpamvu naje. Imana ibahe umugisha, naho mukanya. Mana ntabwo ujubeshya, iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujubeshya, ntabwo ujubeshya Mana, narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujubeshya. Nkuko twabibasezeranyije, turi mu karere ka Burera, mu mudugudu wa Nyabihu, umurenge wa Rugarama, niho twicaye. Turi kumwe n'umukozi w'Imana imbere kuri kamera, nkuko twabasezeranyije. Twabwiye ngo nta rungu. Turi kumwe n'umubyeyi, umumama mwiza wambaye neza. Turakwakire mubyeyi. Murakoze. Nitwa Nyirazani nka Dorosera, uzwi ku izina rya Mama Mutoni cyane. Ntuye mu mudugudu wa Nyabihu, akagari ka Cyahi, umurenge wa Rugarama. Ndi umumama nsengera muri Anglikani. Usenga muri Anglikani? Mana shimura umwanglikani utarangiritse. Yego. Ako kantu y'umwanglikani nkakavuze nakongereho. Oya ntago nangiritse. Oya ntago nangiritse, ndi umwanglikani utarangiritse. Mama muto. Karame. Kugira ngo bize kugenda neza, reka dutangire dusenga, sibyo? Dusengera nta kibazo. Kadusenge. Mana turagushimye. Uri umukozi w'umuhanga, uri Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimye kubwo duhaye aya mahirwe muri aka kanya, nyakubaha Imana
ururu kubane natwe kandi turi imbere yawe Uwiteka Imana data wa twese dusengeye iki gikorwa tugiyemo kandi dusengeye abagikurikiye kugira ngo nyakubaha Imana kibyara umusaruro kugira ngo izina ryawe rihimbazwe uzuturinde kandi ubane natwe tukugireho umugisha muri uyu mwanya byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu amen. Hanyuma rero hano muri Burera mumeze mute? Muri Burera turakomeye nta kibazo turi kubona imvura tukabona n'akazuba. Imbaraga z'Imana zacyakuriho. Imbaraga z'Imana ziracandiho cyane. Se buriya reka nkwibarize. Reka tuvugane mbese ndeba. Ndeba. Jese uko ndimo kukureba? Yego. Reka tuvugane ndeba. Hari igihe wumva ukumva imbaraga z'Imana zakuvuye cyangwa se umwuka w'Imana wakuvuyeho? Ibyo bihe ntago birambaho. Kuva nakira Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye. Kubera yuko namugize uwa mbere mu mutima wanjye. Ngakorera Imana nta bindi nyibangikanyije. Ibyo bintu ntago birambaho kuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo aho umwuka utari abantu bahinduka ibyigenge. Ubwo rero umwuka wera kubera yuko tuba turi kumwe numva iteka ku iteka turi kumwe nta kibazo. Ibyo bihe byo kumva imbaraga z'Imana zamvuyeho ntago birambaho. Ukabaho ukumva ntago uri gusabana n'Imana neza. Kuko ngiye ndi kubana n'Imana neza ngiye yumvamo pe nkavuga ati muri iyi minsi ndi kumva ndi kumwe n'Imana pe. Yego. Urabona umuntu kugira ngo yumva atari gusabana n'Imana. Yego. Hari igihe kigera waguye mu byaha runaka. Noneho warangiza kurwa mu byaha runaka ubundi bwo ukavuga uti ubu ndi kumva ntari gusabana n'Imana. Rero iyo ako gahe kahabaye uja kukaraga ugapfukama kuko dutunzwe na mbabarira ukihana warangiza kwihana ubundi umwuka w'Imana kongera akagendera muri wowe. Mana ishimwe. Muri ngereka nangubwe kuntu meze iyo nagiye gusenga ngumva pe ndi connecte n'Imana nubwo utampanurira ngewe mba numva nguwe neza nishimye mpfa kuba numva ndi connecte n'Imana kabisa numva umutima wanjye nta kintu nshira na kimwe naho bimbangame kuba nyine nahuye n'Imana nta nishimye kuko abantu benshi bakunze kubyita ngo nukujya kuvoma. Iyo nagiye kuvoma mbese. Yego. Ubundi iyo umutima nta kintu uri kugushinja wumva nta mbogamizi ufite hagati yawe n'Imana. Wumva waba ugiye mu materaniro babyiriza ijambo uhita uryizera ukumva niweho bari kubwira. Niyo abantu bataje mu mwuka ngo bahanure ubundi bwo uhita wizera yuko wabonye Imana. Noneho warangiza ukumva waba senze n'isengesho ukumva hagati yawe n'Imana nta rusika ruru kuyatangira. Hari igihe kigera ugasenga ukumva isengesho ryanze kurenga inzu cyangwa renga icyumurimo. Ariko iyo nta mutima ugucira urubanza urasenga ukumva uruguhamanya n'umwuka wera. Mana ishimwe. Abantu benshi bamenye ko nkunze kuganira n'abahanuzi pe kandi nibyo. Newe urakurikiye ibiganiro byanjye newe wakurikikana nakoranye kare ngiye nkuna umuhanuzi hano ari hose. Ndamwubaha apfa kuba atarabivanze. Yego. Nubwo yaba nyine yarameze nabi akangira nyuma agahinduka akaba ari umuhanuzi Imana ikoreramo neza. Yego. Aba ari inshuti yanjye. Yego. Pe ariko navuga nk'abahanuzi ngari ukuntu wababeshya amasezerano. Vuga ariko ubona umuhanuzi akubeshya isezerano gute weho uyu muntu aguhanurije ijwi rivuye ku Mana nawe by'ubwa ntubyiyumvamo. Umuhanuzi ngo arantubura ngo bita amasezerano y'amahoro. Ahubwo se bagukubita amahoro ute ijwi rivuye ku Mana ubwo baguhanurira ntago ryiyumvamo. Ijwi rivuye ku Mana ntago wabiyoberwa. Ubundi iyo ufite kwizera umuhanuzi aje kuguhanurira nawe ubwo watangiye kubyiyumvamo. Njye ngo kanaka nkubise amahuringa mbwira ngo ibintu bitari byo ngo ndategereza ndaheba uheba gute ijwi rivuye ku Mana ubwawe. Je nkunze kubwira abantu ngo umuhanuzi naje mu mwuka akaguhanurira uzabyizere. Nyuma yaho nugera mu rugo usenga Imana ubibwire ngo Mana nanje nkeneye ikimenyetso mu nzozi nkeneye ikimenyetso ndyamye ndote nibura yenda ndebe yuko uramuhanuzi koko ibyo yambwiye ari ukuri. Ariko nkakunda kubwira abantu na nubundi kubera yuko uwo muhanuzi abavuze mu izina ry'Imana akabinyuza muri ubwo buryo uzabyizera. Nyereka nkubwire ngiye umuhanuzi amanuriye urumva ngiye menya ko ijwi rivuye ku Mana kuko nanjye ubwanjye ndareba koko nkavuga ati iki kintu Imana imbwiye ngiranyije ibindi gucamo ngiranyije nuko ntekereza ntacyo mpfa n'Imana ijwi rivuye ku Mana. Niko bimeze ariko hari igihe na nubundi umuhanuzi aguhanurira
akaguhanurira ibizaba nko mu myaka 10. Noneho kubera yuko nta yenda nkanje nakwitangaho urugero, 2012 Imana yigeze kumbwira ngo umwana wanje, nari nkiri umukobwa ntago nari nagashatse, irambwira iti mwana wanje nzakugaburira. Kandi mu rugo iwacu twari dufite ibyo kurya, ntago nari nzi ibintu byo kubwirirwa, nta nubwo nari nzi ibintu byo kuburara. Imana irambwira ngo nzakugaburira, ngo uzaburara ngo ariko ntago uzabwirirwa. Ndangije ndavuga ariko uyu muhanuzi bura ntavangiwera, numva ndapinze, ndavuga ngo iwacu dufite ibiryo, abakene turaza tukaba, abakozi mu murima nakangara. Kubera iki uyu muhanuzi avuze ngo Imana izangaburira? Ariko Imana kubera yuko irebaga ibyo tutareba, ikareba ibizaza imbere, narashatse ndangije gushaka, ubundi bwo ngera muri bwa buzima Imana yavuze. 2016 nashatse 2015, 2016 nari mfite umwana w'imfura witwa Mutoni. Ubundi bwo buzima burankubita, inzara irandya, ndasonza, mugabo akaja gukorera 1000. Yego. Ubundi bwo yakizana ntagira ico kimara, kandi muri urwo rwego umugabo ari gukora ico 1000, dufite imirima, ndi gutera nk'imifuka 3 y'ibirayi, ariko tugakuramo nk'ibiri100, kubera yuko hari ico Imana ishaka, hari neva Imana yari ishaka kungezaho, kubera yari yarabonye yuko ishuri ry'inzara ntaryo nize. Ubwo bigezaho rero Imana yo mwijuru igeze nyuma, ubuzima burancanga, kuburara koko nkuko yavuze ngo ndaburara, ibintu birahinduka, inzara irandya, mfite n'umwana wa muntu wavuye waba atarigeze abwirirwa. Ubundi bwo inzara irandya, ndatekereza se Mana nsubiri iwacu, Mana umva naje gusenga ngo ariko ngo ndi kumwe nawe. None narangiza nkurura amasezerano Imana yambwiye 2012, ndavuga ngo Mana wari warambwiye ngo nubwo nzaburara ntago nzabwirirwa, ariko Imana yo mwijuru ikora ikintu wewe udatekereza. Kandi hari igihe wavuga ngo nibura yenda station ndimo niyo nshobora kuba umuhanuzi yenda akuruye iyo rezo, Imana ireba nibizaba no mu myaka 10, ariko ubu turi gushima Imana yuko natwe turi kurya nk'abandi. Imana ihabwa icyubahiro. Ari umuhanuzi umwe twigeze kuganira, ambwiye ati buraka ngubwiye David, ati nta buhanuzi butagira iki insinzi cyane. Sinzi niba kubyumva neza cyane rwose, ngo nta buhanuzi butagira insinzi. Ntabwo ngo buri kintu cyose Imana ikweretse kakwereka ko nyine ubwo bikomeye, igira nyuma ikakubwira ati nubwo bikomeye gutya ariko nyuma bizagenda neza cyane rwose. Kuko urabona ijambo ry'Imana hariya Yosefu Imana yaje kumubwira ngo nzakugira umuntu ukomeye, bene so bazakubararira. Ako kanya yahise yiyumvisha yuko azaba umuntu ukomeye, ariko ntago yamenye ibyo azacamo imbere gake. Ubwo igihe kigeze, bene se Imana kugira isoza umugambi wayo, bene se baragira ngo babona yuko koko inzozi yarose byanga byakunda. Hari igihe n'isezerano Imana iduhari tugerageza bitewe n'ukuntu Imana ikubwiye. Nk'ubu Imana ikakubwira iti weho David nzakugira umuntu ukomeye nguhaye imodoka, ako kanya bikubwiye hari umuntu uri kubyumva cyangwa se hari umurozi uri kubyumva, agakoresha uburyo bushoboka bwose ngo ryasezerano ndizasohore. Ubwo rero na bene se wa Yosefu bumvishe yuko Yosefu azaba umwami, batangira kurwanya umugambi w'Imana vuba. Ariko nyuma yaho kubera yuko hari Imana yari yaravuze, Yosefu yaragurishijwe, hageze muri Egiputa, umugore w'umwami aramugerageza, haja no mu nzu y'imbohe, ariko yari yibitse ngo nzakugirira neza. Iyo wibitse ijambo nzakugirira neza, niyo wasonza, niyo wakena, niyo wakwambara ubusa. Buriya njewe umutware wanje kugira tuje aje ku rusengero, namesaga ipantaro ye nimugoroba, bugaca mu gitondo yaba yumye itume, agapfa kwambara akaja ku rusengero. Hano mu mukabe biragorana cyane rwose. Ubwo yakundaga kugura amapantaro y'umukara, yaba yarironse ati umukara nigo gutaramenyekana, ubundi bwo noneho birangije. Ubundi bwo Imana ikagenda iratubwira mu rwego rwo gusenga iti nzabambika, nzabagirira neza. Ubu nta kibazo dufite, ari kwambara amapantaro ejo akamanika akafasha n'abandi. Imana ishimwe. Ubwo rero Yosefu yageze muri Egiputa kubera umugambi Imana yari yaramuvuze, arangije aca mu bikomeye, ariko ageze muri gereza kubera icyo Imana yari ishatse gukora, bituma umwami arota.
amen. Amen. Imana ihabwa icyubahiro. Hari igihe isezerano riba rigiye gusohora nubwo wanyura mu bikomeye ariko bigatuma umwami arota kandi atari ngombwa ngo arote kugira ngo Imana igutabare. Nuko bituma umwami arota birangize gutuma arota. Noneho yari afite abapfumu n'abakonikoni ariko ashaka kubasobanura izo nzozi aramubura kuko ntiyari kuboneka kandi gwari umugambi w'Imana kugira Yosefu agira ate abona agaciro. Ariko Imana yo mu ijuru yakoresheje imbaraga zayo irangije gukoresha imbaraga zayo. Ubwo Yosefu asobanura inzozi. Mu gusobanura inzozi kwa Yosefu byatumye bene se bongera kumugarukira nubwo bararwanyije umugambi w'Imana. Ibyo yarose inyenyeri zimwubarara imbere bene se baragenda bamwubarara imbere. Imana ihabwa icyubahiro. Bivuze ngo ijambo Imana yavuze naho inyenyeri yagwa ntabwo rizahinduka. Imana iteza ikibazo kugira ngo ikemure ikindi cyane rwose. Rwose niko bimeze. Ikanteza nko kuteza urukumva hari ugiye gutabara kugira mugurisha igisinde yaramubwiye iti dore ngiye kuguha igisinde cy'umugisha. Nabona rero kubera kuteza kwanje bigatuma mvuga ngo kubera ntejeje na nubundi amadeni gabaye menshi kangurishe hano hantu bitewe yuko Imana yakubwiye bitewe nuko Imana yakubwiye ngo ngiye kuguha igisinde. Imana ikagutabarira muri ubwo buryo mama mutoni nkakugurisha Imana ijyawe rigasohora kugira ngo Imana yiheshe icyubahiro. Imana ishimwe. nuko nkuko gukora ku Imana ni bwo buryo bwayo. Sinzi niba mbyibuka neza ngo sinzi umwana Imana yigeze kwica igiye gutabara uwundi. Yego sinzi hano biri nzabishakisha neza abantu badukurikiye kuri Rwanda TV no kuri Concorde TV show nzabishaka ze bibabwira niba bihari niba aribyo niba atari ibintu byanciye mu gutwi ngo byanciye mu gutwi kwako niko mbona avuga nga fatakana nakuntu twifatira amagambo tukavuga ngo yanditse muri Bibiliya. Urabona hari ijambo nasomye bura Yeremiya Imana yageze nyuma irabwira ija rimunyuza mu buntu ubuhanuzi. Abantu bageze nyuma baramupinga baravuga bati giye Yeremiya yahanuriye ni urugero se nko turi kubona yarahanuye akababwira abantu imodoka koko zigasohora ariko iwe tukabona byaranze gusobanuka. Ibyo nabyo tuhura nabyo nkubu bakabona ni urugero Imana ikagukoresha ukabwira umuntu iti dore Imana iguhaye umurima bugacuka utkonda ariko ejo we uri umuhanuzi ukaba wanagurisha kubera ishaha Imana itari yagera gute itari yagera. Noneho Yeremiya Imana igeze nyuma ibura abantu irangije kubura abantu kugira ngo abahanurire yica umugore wa Yeremiya arapfa kugira abantu baje gushingura Yeremiya abone kugira ngo ute gutangibutsa ubutumwa bw'Imana bumve icyo Imana ivuganye nawe. None umugore we yapfuye kandi mu Bisiraheli umuntu yarapfaga bakira bivu bakisiga ivese ubwo nyine nawe urukumva ibintu byagahinda bikaza. Ariko Yeremiya waje kubumba aja mu marembo aracuranga arabumba akora iki abantu bati muze murebe noneho wamuhanuzi yasaze ati kubona yuko umugore we yapfuye none reba bari kuririmba bari kubumba ari kugira hari gutanga ibimenyetso runaka. Ariko Imana yo mu ijuru ija gukoresha abo bantu baza gushingura. Yeremiya baje gushingura aravuga ati sinje wakababonaga mwumva uko Imana imbwiye. Amina haleluya. Imana idushigikire rero Imana ibe mu ruhande rwacu. Hari igihe Imana yatuma uhomba ikintu hari uwishaka. Yarabahanuriye kandi umugore we yapfuye arabahanurira bivuze ngo haba mu bibazo ntago dukwiriye guceceka haba mu bigeragezo nukugumya tugahatana kuko iyi nzira twanyuzemo yo ni inzira ifunganye na mahwa bazadukubita badutuke ariko byanga byakunda umugambi w'Imana yavuze kuri twe uzasohora. Ari umuntu umwe wivuga ati Imana itagira iterambere uko yari imeze kera n'ubu akaba ari kimeze kandi twe tugira iterambere. Imana itagira uko yakoraga kera n'ubu niko igikora. Iterambere igira ntago ije ihinduka. Iterambere igira ngo ntago hinduka na gato. Nukuri. Mama muto hanyuma rero kanono twigana kucya twasuzanyaga buriye kugira ngo abantu bamanze bakumva bumva ati baba mutoni bimeze gute. Yego mama muto ibi bintu bya mwene Mariya cyangwa se guno gukizwa. Yego hari ukuntu warakijijwe wanyu mbona ko bakijijwe. Uboneke wanyu bakijijwe nawe ukabakurikira ukagenda mu mujyo na n'ubu ukabukiburimo. Ariko hari n'ukuntu ukizwa kwa kundi kiwanyu babadakijijwe cyangwa se ukaba buri bakijijwe ariko ukabutarukijijwe ukagera nyuma ukaza gukizwa. Sinzi niba ubyumva neza. Tumwe tubyita ko ngagakiza ku babyeyi cyangwa se kukisha niba kukishakira niba ari Imana kwihera zimbizi. Jewe rero navukiye mu muryango
ufite idini mbese navukiye mu muryango w'abanyagatulika ariko ntinagira amahirwe kubera yuko navutse 94 mu ntambara papa aza gupfa arangije gupfa ubwo nyine mama asigarana igikomere nuko nyine twidufite abana benshi mama asa nkaho atashoboye kuturera bitewe n'igikomere n'ihungabana mbese aza kugira ikibazo cyo mu mutwe noneho bigeze aho ndererwa kwa senge nderewe kwa senge nsanga senge n'umwangirikani ariko wa mwangirikani wa mbere nyine wa wundi winywera inzoga wa wundi mbese wikorera ibyo ashaka wa wundi w'idini uwo baje bita uwo baje bita uw'idini nuko nanjye mba mu rubwo buzima nkaje ndanywa ikigage nta kibazo mu gitondo kare kare kaba ninjya tuma kurengesha cyane cyane kino muri bavuga ngo habe bigage hari ikigage cyitwaga umwema mu myaka 13 nari narakoronejwe n'ikintu cyitwa iminywere ku buryo utavuga ngo yewe zana inka ngiye kunywa ikigage niba mpaye ikibi ntago ndakinywa inzoga zose narazinywaga usibye icyo ntanywaga icyo ntari nakanyoyeho ni kimwe ni ikintu cyitwa kanyanga ubwo ubundi bwo ngize ngo inzoga zose warazinywaga kesi ziri mu burozi oya inzoga zose narazinywaga ntabizi zifunze kubera uwo mukecuru Senge yari umuntu ufite ibiryo n'amafaranga wasangaga nkaho mbese nk'ibyo bita mu kabati izifunze iki byose bihari noneho nkura mu rubwo buzima ariko ngeze 2011 nari ndyamye ari nijoro ubwo nakuze ngucyo muri ubwo buzima ariko nkaba ndi umuririmbyi ariko nkwaga wa muririmbyi nyine ukakubita ka mitsingi ukakubita ka byose nkabinywa nta kibazo bahanuzi bakaja mu mwuka bakavuga kubera nari ndidirije wakorari nkiri umwana mutoya bahanuzi baje mu mwuka bakaza twaba twagize nk'abashitsi bati nubwo wadirije neza ariko uri umusinzi hababwira ngo baramubareke ntago bazi ibyo bari gukora ariko igihe kimwe ndibuka hariho gurupe yari yadusuye ku rusengero noneho baravuga bati korari zose abaperezida b'amakorari n'abadirije bagomba gusigara turasigara turangije gusigara ubwo nari ndi kugera mu myaka 16 turangije gusigara ubwo igihe kiragera umuhanuzi aja mu mwuka aravuga ngo nubwo ukorera satani ukanywa ukakora ibyo ushaka ariko igihe kigiye kugera ugiye kuzaba umukozi wanje kandi n'uw'igihe kirekire ntago ari uw'igihe gitoya angije ndavuga nubwo nuko ni bya bindi by'abarokore kuko nanje ntago nabyemeraga nubwo nabibaga mu gake ariko ntago nabyemeraga igihe cyaje kugera ubwo 2011 nari ndyamye ari nijoro ngiye kubona mbona umuntu araje nijoro ndasinziriye nta nubwo nari nsinziriye nari nsa nkaho nkangutse ndibuka ntago nzabyibagirwa yari saa 8 n'iminota 7 umuntu araza yambaye ikanzu y'umweru arangije kuza ampagarira uruhande afashe n'inkoni arambwira ngo umva nkubwire igihe cyo kunkorera kirageze kuko aho ukoreye ibyaha kirahagije ni wanga kunkorera iyi nkoni zakuvunikiraho kuko igihe cyo kunkorera kirageze 2011 ubwo ndangije ndikanga uwo muntu arongera aragaruka ubwa kabiri arongera aragaruka ubwa gatatu ngeze nyuma ndavuga uyu muntu anshaka hiki mpamagara uwo Senge hari umuntu ndi kureba ubu koko hari umuntu ndi kureba ari kuvuga ngo ngashaka ngo mukorere ngo nintamukorera ngasankubitiye inkoni ngafashe inkoni wewe uri kumubona atumba barirema ati ibyo ntabyo nzi nuko igihe cyarageze ubwo muri uwo muhamagaro narakangutse mu gitondo numva kuja gusenga bindimo noneho twasengeraga hariya hirya ku Kanyirarebe ku ikanisa yitwa kuri Musanzu ubwo ndangije hariho icyumba gikomeye abanyamasengesho bakomeye basenga ibintu bikemera ndangije noneho mu kubaho kwanje bari bazi yuko nari ndi umukobwa w'igikenya nirakuze ndi umukobwa uragira amatungo ntintinye guturira mbese abakobwa tuvuga ngo ni umukobwa hungu mbese wagira uti nari ndi umugabo nuko ntintinye guturira abantu babona ndagiye bate nyirazana inka rataramye niba utaramusengereye amajeri gawe nanga ibishimbo bye nanga ibirayi byawe urasanga yaturiye ese kugira ngo abantu bakwigureho utaza kubamerera nabi banguriraga ikigage
banguriraga ikigage twageraga ku Kanyirarebe bagahita bavuga ati nibaguhereze banyweraga mu bibakure nuko bagahita bavuga bati nibaguhe muderina niko bazitaga nuko igihe kigeze ubwo kuri uwo munsi naraye mbonye uwo mugabo numva mu gitondo hari munsi wo kuwa kane numva ndi gushaka wo gusengera noneho ndangije nsanga hari umukozi w'Imana wari witwa Damarisi Imana nawe yari yamurajije nabi yamutose kuza kunsengera kumbohoza ndi gushaka wo gusengera ngiye kumva numva aravuze ngo muraho none harangije kuvuga ngo muraho ubwo yaraje ati nta kinzanye ngiye kugusengera yaransengeye aravuga ati cihane ndihana nkumva bindimo nihana guhera ku kara kugeza ku kanono mbese ku gitoni kinini byose ndihana ndakutura ndangije kwihana numva umwami muri nje hari umutwaro nongeye gutura numva nongeye kuba umuntu muzima narindi umuntu wisigaga amavuta nkumva ntago ari kumfata bitewe n'intuza bitewe n'ubwo buzima nabagamo bw'ubupagani nuko byageze igihe ubwo arangije kunsengera ati ngwino tuje gusenga ngezeyo Imana ivugana nanje irambwira iti ngiye kugira umukozi ngiye kuzakugira umuvugabutumwa ngiye kuzakugira umuhanuzi ngiye kuzakugira umuntu mbese ukomeye nibi byo kuja kuri ibi byuma Imana ibimbwira 2011 none bisohoye ubu ngubu bisohoye 2024 Imana ishaka kukubwira ikintu kigatinda Imana irambwira iti dore nzaguhuza n'abanyamakuru uzaja umva ubu mfite amasezerano menshi kuri uwo munsi Imana yambwiye kubera yuko yavuze iti dore uzaja no hanze nzaguha viza uje no hanze byanga byakunda turizeye yuko izabikora kuko nibi ntago twari Imana igiye kubuza amahoro ngo muri Amerika gahita gutumira ibi ntago twari tubiteganya Imana ihabwa icyubahiro ubwo rero nyuma y'urwo rugendo rwo gukizwa narakijijwe ndangije gukizwa noneho ubwo ubundi bwo igihe kigeze Imana irambwira ngo nimfate ibihe by'iminsi 3 ntarya ntanywa ubundi bwonga impano ubwo ndangije ndabifata narangije kubifata mvamo nyuma y'ibyo bihe ariho ndabisoza nuko nyine nkagira utuntu mbona nyine nkabona nk'utuntu runaka narangiza nkavuga ntubwo utuntari two reka tuvuge ukagira ibintu ubona hagira ibintu mbona nagiraga ibintu mbona kuko ariho nkiza kubirangiza nagiye kubona mbona umugabo aragarutse wa mugabo nabonye wari ufashe ya nkoni mbona agarukanye isahane mbona ari kumpereza iriho imineke iriho ibintu bitandukanye numva ari kumbwira ngo irya ngo kandi iki nico gihe cyo gukora nagera mu materaniro ubwo twaba twicaniro nanga nijoro naba ndyamye nkabona uko iteraniro riragenda nkabona uko ibintu bimeze nuko nyine impano yanje igenda ikura ngucyo ku buryo igihe cyageze Imana ikajira dukoresha ubwo haba hari abarwayi tukabasengera kuko yabivuganye natwe abo barwayi bagakira Imana ikadukoresha tukabwira abantu ibintu Imana yadukoresha yatubwiye bigasohora hari benshi inda zari zarahezeho barezi bazingiyeho turabasengera babona urubyaro babyara neza hari n'abandi twagiye dusengera barabazinze ngo ntibazabyare Imana yadukoresha bakabyara bura hari umudamu wigeze kuza mu rugo amaze imyaka 9 yarabuze urubyaro ubu turugushima Imana yuko ahetse umwana w'umuhungu bitewe yuko twasenze Imana ikatwumva wakira impano mu buryo nk'ubu yego myakira ngucyo ariko nyuma yo gukizwa urugamba wa mukecuru ati rwose nje ntago byumvikana ngiye kubaza ubonye impano ku muntu winywera akantu k'agacupa umuntu udakijijwe nubwo ari umunyedini ariko n'umwangirikani wangiritse mukecuru ntago byahise bimworohera yasa avuga ati nje niba nashigishaga igikoma ngashiramo itende none utangiye kuvuga ngo uranywa igikoma bubu y'ikitagira n'incungu hati ntago birashoboka umva mu rugo baranyanga mpura n'urugamba baravuga bati biwagiyemo abarokore barataye umutwe mbese bambwira ibintu byinshi ku buryo najaga mu masengesho y'iminsi 3 nayavamo bakongera bakamaza izindi minsi 3 ntarya bari kuvuga ngo kubera yuko nagiye gusenga ntinkore ubwo ngomba kumara izindi minsi 3 ntarya
ubwo nyine muri urwo rugendo kubera Imana yari yarampamagaye Satani agashaka kunca intege umuntu nkawe twaba twasenganya ayo masengesho akavuga ati nyabuna ngwino tunyurane mu rugo nibura yenda gakoma ndakirwa nawe unyweho ubwo ibintu bikicuma ubwo urwo rugendo ndukomeza ngucyo ukabona umunsi urije unduraje gutyo birakomeza nanubu nubwo tukikomeza ikiganiro yego. hanyuma rero tubwiye muri iyo minsi kicyakiriya impano z'ubuhanuzi nka message wibuka wakira ukavuga ati ariko se Mana ningiye itumye ukumva nawe ubwawe guteye ubwoba ariko bikarangira unayivuze cyangwa se uko uzi ko Imana ibishaka. Message y'ubuhanuzi ya mbere icyo gihe nabonye mu rugo kubera batayemeraga yuko njaga gusenga bavugaga nkubu bakavuga bati kuva ugiye gusenga ukamara iyo kabiri buriyo ni umwari w'umukobwa agiye mu bintu by'uburaya ariko Imana irambwira ngo Imana irambwira ngo mwana wanje kubera ninje waguhamagaye nzakwemeza mu rugo nzakwemeza n'iwanyu. Umva message ya mbere nabonye musaza wanje yarwajije umwana arangije kumurwaza amurwariza Ruhengeri abadogiteri bananiwe ibintu byadogariye bari kuvuga bati uyu mwana byanga byakunda tugiye kukoheza CHK ariko nabwo nta cyizere dufite kuko umwana yarameze nk'uwavuyemo iki umwuka. Noneho nari ndyamye ndi mu masengesho turi gusenga turi ku rusengero Imana irambwira ndyamye ari nijoro iravuga iti yewe muja wanje byuka kuko ngiye kugukoresha umurimo ukomeye. Tangije kubera yuko ikiri mutoya mu buryo bw'impano wegeraga babandi babimazemo igihe kababwira uti ngo numvishe ibintu bivuze ngucya bige none mbikore ngute bigende biri. Hari umuntu hari uyoboye mu cyumba muri groupe tangije ndamubwira ntibintu byaje gatatu arangije aravuga ati cubwo senga ubwira Imana ngo Mana none ni ibiki ugiye kunkoresha muri uyu mwanya. Nuko ndavuga nti nanjye mumfashe gusenga kuko ndi kumva bitoroshe. Ubwo igihe cyarageze ubwo turaryama bigeze buri hafi gucya ubwo numva Imana irambwiye ngo uyu munsi ubwo abandi baririrwa bari gusenga hano wewe ukarabe uje mu rugo ukarabe wambare uje mu Ruhengeri hari icyo ngiye kugukoreshayo. Ndangije ubwo mbwira perezida ati si none Dorosera koko ugiye mu Ruhengeri gukora yibikira ni perezida wamperekeza ko ndi kumva mfite ubwoba kuko nari nkiri mutoya mu byagakiza. Arangije ati nta kibazo ati nuza kugenda urangije gukaraba atumpamagare nguherekeze none ndasiga abandi bari guyobora iki amateraniro. Ubwo byararangije turagenda tugeze mu Ruhengeri nsanga ako kisengeneza kanje karimo ibyuma mu mazuru hose none nsanga ibintu birakomeye nyina ari kurira isa ari kurira ibintu byacitse. Nkigeraho numva ijwi niryo jwi mbese ubwo risa nkaho ryabumburiye agandi gose numva ijwi ridasanzwe umuntu ari kumbwira nk'ukuntu turi kuvugana ngo kimbona nkubone ngo senga kuko igitangaza ngiye kugukoresha hano ngo kirimvikana ni wanyu hose. Nararangije numva imbaraga zo gusenga zanteruye ndasenga ndangije gusenga numva nagiye mu ndimi ntago navugaga indimi numva mbese ibintu byabaye ukundi umva ndasenga uko ndi gusenga ni ku mwana ari kugira ngo uca kandi abaganga bari bagiye kwandika urupapuro rwo kujya kuri CHK ariko nabwo nubwo bagiye kurwandika bari babona umwana bisa nka byarangiye kuko yari yarembuye amaso urwishi rwaje mbese arakuka gake akagitera byanga byakunda ntago bari mu mugezeyo. Ubwo narasenze ndangije gusenga uko ndi gusenga n'abaganga bampaye rugari bare benshi baje nko hirya ubwo uko ndi gusenga ni ku mwana ari kugira ngo uca bya byuma ari kugira ngo uca uko ndi gusenga ni kari kugira ngo uca ubwo nagiye kumva kubera uwo mwana yankundaga numva hakangutse arimo kumpamagara zani terura nuko ndangije numva imbaraga ziriyongeje ndaterura ndasenga nuko ndangije gusenga ubwo numva ijwi riri kumbwira ngo uhereye uyu munsi ni itangiriro ry'umunezero wawe kuko mu rugo bagiye kugira ngo ute bagiye kuguha agaciro. Ubwo byararangije numva ijwi riri kumbwira ngo mbwire musaza wanje hari ku munsi wo kwa gatandatu ngo ku cyumweru turataha turaja mu rugo ntago tukigese hashika ahubwo turaja mu rugo. Yanga kubyumva kuko yari umudiva arabishidikanya ndamubwira nti urabona imbaraga z'Imana umwana uvuze urabona imbaraga z'Imana.
ubwo rero ibyaje gukurikiraho uwo musaza wanje ku cyumweru nk'uko Imana yabivuze koko umwana yarakize, umwana aragenda turamuzana mu rugo. Ubwo burwayi bwamufataga buri kwezi, ariko ndi gushima Imana yuko yankoresheje ikavuga ngo isizeho iherezo. Ubu umwana agize imyaka 13, ubwo burwayi butari bwagaruka, kandi namusengeye afite imyaka 7. Imana ihabwa icyubahiro. gukora kw'Imana. Mu rugo barabyemera. Mu rugo barabyemeye, bageze nyuma baravuga bati nta tuzongera kukubuza, uhereye uyu munsi turakuretse uje uragenda, uje no mu mahanga nushaka umaraye n'ukwezi. Imana impa agaciro nka ngucyo. Ubwo niryo jwi natangiye kumva, uhereye umunsi nkaja numva amajwi, uhereye umunsi nkaja ndota, byo ndose bigasohora. Mana yo mwijuru igende habwa icyubahiro muri urwo buryo, na bugingo n'ubu turacyakomeze mu rugendo rwacu. Turi kuvuga Imana neza nk'abikunda buriya ngewe. Yego. Hanyuma rero muri izo nzitane usibye kuba mu rugo barakwanze, hari igihe ugeramo ukageza igihe none ukicuza impamvu Imana yaguhaye izo mpano. Sinzi nawe wageze icyo gihe ukicuza bitewe n'ibigeragezo wahuriyemo nabyo nuko Imana yagiye gukoresha. Ibyo nabyo byambayeho nkimara gushaka, nagumye nkorera Imana. Noneho urabona hari igihe muja mu cyumba cy'amasengesho cyangwa se haba ari ku iteraniro ryo ku cyumweru, umwuka wera akamanuka ugahanura. Noneho nkaja mpanura, narangiza guhanura abantu bati ntago tubyemera. Urumva twe tuni no mu buzima bw'ubukene nkuko natangiye mbivuga, batari kuduhanurira katubwira ngo twihane. Ese iyo Mana itaramutabaye ngimukure mwakira gitenge kimwe ahoreragamo, ese Imana itaramutabaye ngifite ifata umugabo w'imuhico gukora, hari guhora arahende bukira igihumbi. Mbese bibi intambara itorero rira, mbese abantu bose birazamba. Ngeze nyuma narindi muri korari nyivamo kubera intambara, kuko muri korari najaga nko guhanura, noneho bagapfuka nk'amatwi. Ariko kubera Imana yuko yari yarampamagaye kandi mbwe ngo ndi umukozi w'igihe kirekire, byanga byakunda nta cyatumaga ntavuga. Niyo navuga ukankubita urushi. Byigeze kubaho duhanura umukecuru umwe yari yaje mu materaniro azanye ibintu by'ibirozi. Noneho umwuka aratugenderera, turangije turamubwira tutihane, arangije kwanga ati ntibyumvikana, ahubwo uyu munsi baragufunga. Ariko kubera yuko Imana yari iri mu ruhande rwanje kandi hari n'amakuru yari yampaye, irangije iravuga iti humura ndi kumwe nawe. Noneho iteraniro rigeze hagati, mukecuru ati kubona uyu mugore yanyandagaza, ahubwo uyu mugore ndi kumurega. Andegera mwarimu abigiyemo ati ntago biri kumvikana. Mwarimu yari umukirisitu ati none ubu nabikora nte? Ndamubwira nti kundega kose rega iyanshutse nkavuga abari yurega. Naho njewe ntago ari nje wiyoheje, kuko iyambwiye ngo mvuge abari yuje kurega. Ati turaburana. Ubwo igihe kiragera, mwarimu aravuga ati none ubu nabikora iki? Mukecuru ati ngiye mu bayobozi, aje kwakura mukuru w'umudugudu. Kuri w'umudugudu araza ati rero wa mugore w'ibyo wavuze urabizi? Ndababwira nti rwose ndabizi, kuko Imana nizeye ntinda yihakana. Uyu mukecuru afite ibirozi, atugomba kuja kubitwereka kubera yuko umwuka yarari muri twebwe. Rero ako kantu gasubiyemo neza. Mukecuru afite iki? Ibirozi. Imana akwereka ko mukecuru afite ibirozi. Afite ibirozi, ariko abantu ntibabyumve. Yarazaga yagera no mu materaniro akamanza kutongera. Noneho mwarimu yaba ari nko kuri aritari, umwanya wo bagiye kuvuga amatangazo ahubwo agasinzira. Ariko igihe kimwe Imana irambwira iti umurozi waharakwira kanisa ngiye kuzamikura. Nuko igihe cyaje kugera, bafata mukuru w'umudugudu ati rero wa mubyeyi we ugomba kutwereka ibyo birozi. Mugabo wanje arambwira ati rero mama Mutoni wigenze igihe kirekire, ubu ho bagiye kugufunga birarangiye. Ariko ndamubwira nti iri muri nje ntago iranyemerera gufungwa, kandi ndamubwira ngo iki turimo ntikinyemerera guceceka. Nta kibazo nimfungwa uzangemurira. Umukecuru yaravuze ati tugende rero uje kunyereka ibyo birozi byanje. Turagenda tugeze iwe. Urumva inteko yari yateranye, ibyara amasengesho byahindutse ibintu by'uruzambi.
turakumanukira tugezeyo ntago ndamuvuga oya ntumuvuge si ngombwa tugezeyo turangije kugerayo ubwo ndababwira nti rero nari nambaye ikanzu ntimumanze munshake murebe yuko hari ikintu naba ninjiranye muri iyi nzu barangije baranshaka barangije kunshaka bati turabona ntacyo ndangije ndasenga nsengera ku muryango Juhiri irambwira riti njira tarama mu cyumba ngeze mu cyumba Imana yarimbwiye nti none Mana nko mpagazemo nkaba nta kintu ndi kubona Imana irambwira ngo njira munsi y'uburiri hirya ku gitanda hari icupa rihari iryo cupa niryo ririmo ibyo nakweretse ubwo nari ndi mu mwuka ndinjira ndangije kwinjira nja munsi y'uburiri ubundi bwo nzana icupa rya rubururu hejuru hari umufuniko w'umuhondo ndangije ndarizana ubwo ndangije kurizana ndizana ndi mu mwuka ndangije ngeze imbere y'iyo mbaga yari yateranye hidora iby'Imana yanyeretse noneho niba atari ibirozi niba atari n'ibyica uyu mukecuru atubabarira ryeho narangiza kuryaho ubundi bwo nadapfa ubwo nuko arangije umukecuru niba atari ibyica arangije ubwo akibona nzanye iryo cupa aravuga ati ni imiti zanje nisigaga kubera yuko ari imiti zisige kubera yuko ari imiti unarigateho niba atari ibyica nta kibazo Imana yihesheje icubahiro ageze nyuma ati kubera afite mukeba we ati nari naragiye kubaza ahantu tuntu ati bampira icupa barambwira ngo nzahe mukeba wanje kuko yahaye umugabo wanje iki inzaratsi niyo mpamvu umugabo wanje yantaye ubwo byari bya mukeba wanje ubwo Imana yihesha icyubahiro icyo genda avuga ntubwo rero kubera yuko ari ugiye kumfungisha nubwo nawe bagomba kukujyana ku murenge ndashaka ukuntu byarangire kagengere ubwo nabwo ni kubera yuko ari ushatse kumfungisha nta mikino zari zirimo ubwo nawe bagomba kukujyana ku murenge ugasobanura uwo muntu wari uzica kuko nanje akabo wari urukungereramo niko ngiye kukugereramo ariko bitewe n'iki turimo kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo tubabarire bose barampenza henza abantu bati mama Mutoni mubabarire uyu ntiyarazi ibyo akora uhereye uwo mwanya aje kutwendera n'utundi yari yarabitse tw'impigi irajya bika ahantu hatandukanye ndamuga ntico n'udusigaye tutari twaje kutwenda aje kutwenda kuko nituja kutwenda biraba nabi yaratuzanye turabitwika ico gihe mwitorero ntangira kongera kugira ijambo batangira kongera kuntorera imirimo bari barankuyeho Imana yongera guhabwa icyubahiro Imana ishimwe urabivuze ibyo bintu mitangira amatsiko nka gutyo urabona hari ukuntu baturega ibyitambukano ugasanga babiteze nk'iwawe cyangwa se babiteze mu muryango w'iwawe cyangwa se mu gisigitana cy'iwawe atari wowe wabyishiremo barabikuruza nko muntu wamufasha uwo babiteze bateze nyine amarozi uwo bateze amarozi gakamufata se cyangwa bitari byamufata byaba byaramufashe bitamufashe hari ukuntu babigutega n'ubundi wajya ugera iwawe ukabura amahoro bikagufata uwo bitafashe umva ntacyo byaba bimaze kameme kuri kubikuramo bitaramufashe se ibyo dukunze guhura nabyo abantu benshi kuko nibyo bihari muri iyi minsi abantu benshi nibyo bari kurwara umuntu bakamuroga bakamutega mu muryango cyangwa se mu bikingi by'irembo yahatambuka amaguru gagahina amarara yaba ari wakabura amahoro mfite umubyeyi duturanye biherutse gura mwaka gwatambutse biherutse kumubaho atambutse mu bikingi by'irembo amaguru garahina amarara ntiyaje ashobora kugenda arangije ubundi bwo no kuja kuri toilette bakamanza kumufata nka gutya bagashira akantu hasi akihagarika umwo mbese ariko Imana yo mwijuru ija kunkoresha irambwira iti ngiye kugukoresha ndangije ndagenda ndamusengera cyakoze ngirirwa amahirwe iyo nagiriwe amahirwe y'Imana mbese iri mu ruhande rwanjye yego ibyo bagiye batabika iyo nagiriye amahirwe irabinyereka tukaba twabitabura uwo mubyeyi naramusengeye ndangije kumusengera ubundi bwo umubyeyi Imana irandangira aho biri mu bikingi by'irembo hari ku giko bari barabitabye dusanga harimo ibintu bitandukanye harimo ibintu by'amagufa harimo ibintu by'amenyo byasamye barabipfunyitse mu gipfunyika runaka barangije bashiraho ariko ubu dushimye Imana yuko uwo mubyeyi akize kandi siwe gusa
ni abantu benshi Imana idukoresha tukabasengera bafite uburwayi butandukanye bw'amarozi. Impamvu ng'icyo kintu ukuntu wafasha uwo murozi ukagenda ukabikora mu nzu yo munsi musajya y'igitanda, ni munsi y'igitanda. munsi y'igitanda. Yego. Nkumise nyira ng'ikibazo urabona nk'uko hari abantu benshi baba badukurikiye baba bafite ibibazo nk'ibyo, ugasanga yubatse inzu ariko iyo nzu kuva yayigiramo ntarayigiramo amahoro, ugasanga byaranze byaramuzengereje, iyo ari mu rugo iwe ntagira n'abahunga inzu zabo. Ntekereza ko nk'izo nzu zabo ziba zararozwe. Ziba zararozwe muto, ziba zararozwe cyane rwose. Uwo muntu aguhamagaye wamufasha? Namufasha kuko hari n'umubyeyi w'i Musanze duherutse kujaho yarahunze urugo nk'uko bivuze, yari yarubatse inzu ariko yagera mu iyo nzu akabonamo inzoka, yagera mu iyo nzu yaba aryamye akumva ibintu biri kumushwatagura, yagera muri iyo nzu abana bagatoroka bakaja kurara hanze. Ubwo birangije mugenzi wanje aza kumpamagara aravuga ati hari umubyeyi twasenganye twahuriye ahantu ku musozi, ati twasenganiye mbona afite imbaraga z'Imana, ati wamuhamagara rero akaza akagufasha. Twagiyeyo turangije kugerayo dusengerayo twirirwayo turarayo. Ubwo buke turataha ariko tuvayo hari Imana yakoze. Ubu sahizi ni nko mu batanga buhamya nawe yabikubwira, ubu inzu yayisubiyemo, za nzoka yabonaga ntazo, bya bindi byamushwataguraga ntabyo. Ubu umubyeyi ni ukuryama agasinzira nta kibazo gihari, kandi aho bibereye hashize amezi 3. Hari n'undi wigeze kumpamagara ambwira ati David, ati dore njye mfite ikibazo, icyumba cyanjye sinjya nkiraramo kandi icyo nateguye kujya ndaramo, iyo ngigezemo ndapfa, najya mu cyumba ikindi nkaba muzima. Fati ibyo nibikira ngewe rero teko nafite nk'izo mpano zanyu, arigera rimwe na rimwe bicaga kumva mbise ngo basifite ibyo nibikira, ati senga ati senga, niko mfite musubiza ati senga cyane ibyo bintu bigende. Ariko nekeza ko nanjye mbamugira inama nziza. Ubu mugira inama nziza kuko urumva kugeramo agapfa ni ibintu baba baratongeyemo. Izo ni imyuka mibi ziba ziri mu ico cyumba. Reka nkwibarize, uwo murozi wacakiye ubu yakubonye aracyariho? Aracyahari. Ibuye kubonye yambonye ahubwo twabaye inshuti. Mwabaye inshuti? Twahise tuba inshuti. Yahise avuga tubu uhereye umwanya abo kumpana ngo nje gushaka ibirozi byo kwica mukeba wanje, ubu ndabiretse, ahubwo ahantu uraje gusengera uje uranjana tujane. Ubu yabaye umukirisitu ntagikoresha ibyo birozi, mbese uhereye uwo munsi yabaye umukirisitu. Ubu turi inshuti cyane rwose, turi inshuti ntacyo yarya atampaye. Uye wamusubira gutumira cyane rwose, nawe ufite abashitsi ukagira avamo no kwizera. Nkanjye njye ni umuntu agena natekereza ati buriya si hari utwo yasigaranye. Oya bitewe niko bimeze abantu subazi nteganye ndi umuntu. Oya bitewe n'ukuntu Imana nyine muri kugendana cyangwa se Imana iri kuguhishurira. Hari igihe usenga nyine ukabona yuko nta kintu yasigaranye, ubwo waje kurya. Buriya twanyuze mu bintu byinshi muri iyi nzira. Nigeze kuja ahantu ngiye gusura nk'umurwayi nk'ukuntu naza kugusura, ariko ngezeyo nari ngiye gusura umugabo, ariko umugore we akimara kumva yuko mpamagaye umugabo ngo nubwo urwaye ngiye kuzaho, yari afite utundi twuntu tw'uturozi. Arangije ategura igikoma vuba vuba. Arangije gutegura igikoma, ubwo noneho nkihagera numva mwuka nshicara ari kumbwira ngo yewe muja wanje igikoma barazana ntukinywe kuko kirahumanye. Ubwo bivuze ngo rero impamvu nkubwiye ibyo nuko uri kumbaza ngo mbese umuntu ngo bari nje wariweho agira ubwoba ukavuga ngo hari twasigaranye. Umubyeyi yazanye igikoma, arangije ati tumanze tubakire. Arangije ndamubwira nti uyu munsi ndi mu bihe ntago ndi kunywa. Arababara cyane
arangije kubabara arambwira ati ceje uzongera ugaruke ariko Imana yari yampaye iki amakuru y'igikoma nuko byarangije nsengera umurwayi cyakoze mu kusenga bwira Imana nawe ari kumva nti n'uyu muntu Imana uzamuhereze gukizwa kuko ibyo yaragiye gukora ntago abizi ubwo nyina nsiga iryo jambo nari mukubise ubwo sigara ari kumurya mu bwenge mutima kandi ubwo nuko nyine niko nawe yageze nyuma za gukizwa ubu ntago mbizi kuko bagiye mu mutara bagiye mu mutara base baje mu mutara hanyuma rero ngiye kukwakira mu minota mikeya nk'icumi kugira ngo tubwire ijambo ry'Imana kuko imbaraga z'Imana zikurimo ndikumva nzajya mpora ngaruka oya nta kibazo umuntu wakijwe 2010 na kangahe harya na rimwe kugeza ubu ngubu iyo myaka hagiye atambukamo ibintu byinshi utu tuntu tubwiye ni duke muri byinshi watambutsemo cyane mfite amateka maremare ibyanje ni birebire ntabwo tubwiye ahantu wagiye gusengera bakanga kugwa karibu ntibyakubayeho oya ntabwo ibyo byari byamba ntabwo tubwiye ati Imana yigeze kuntuma ahantu hanahangira ubwoba manza kuba nka Yona byakubayeho ibyo ntago byabura ibyo ntago byabura hari aho Imana igutuma warangiza ukavuga uti Imana uriya muntu nkakomeye nzamuhangarana ariko bitewe nuko Imana yaguhamagaye ikavuga iti byanga byakunda genda uvuge yakumva atakumva amaraso ye ntazagire ngute ntazakubarweho yego ariko ntugende nka Yona ngo babwize ati murapfuye Imana yabatabara ngo ariko Mana ubiti oya ntago njangira ishari oya ntago njangira ishari ahubwo ngene Imana yaramutumye geze ati murapfuye abantu bumvise ko bapfuye barakizwa barihana bihanye Imana nababarira ibo baratariko Mana none byo twavuganye ko utabikoze oya nje ntago ariko bimeze ahubwo ugiye kubica none ko oya ahubwo njewe iyi Imana intumye nk'ahantu nkagira umugisha ico yantumye abantu bakagishira mu bikorwa ntahaga ndi guhereza Imana icyubahiro yego cyangwa se Imana yambwira ngo bwira uyu muntu iki kintu iyo gisohoye ndavugaga nti buryo umwuka yarari muri njewe cyane ko umuhanuzi yemerwa ari uko bisohoye n'ubundi nta wavuga ngo ibyo hanuye ngo kubera yuko bisohoye ngo ndagirishije bimbaga cyangwa se nka gutyo ugahura n'umuntu wahanuriye hashize igihe ntibirasohora yego wumva umeze uti uhuye n'umuntu wahanurira ukabona ibyo wamano ntibirasohora akiri muri bwa butara gisenga cyane agititiriza nyine nta kundi uhita utekereza ukavuga uti nubwo bitinze ukamuhumuriza uti nubwo bitinze humura Imana yo mwijuru izakora kuko urabona ijambo ry'Imana uhita umubwira rira jambo ry'Imana ry'uyu mugabo Aburahamu yego uko Imana yamubwiye ngo izamuha urubyaro barangiza bakamara ziriya myaka zose noneho Sara ageze nyuma aravuga ati Aburahamu majiye gusaza umva ikintu kijya kihaba yego umuhanuzi ryabona ikintu cyawe bitewe no kuntu yakibonye Imana yakimweretse akabona kiri kuza kirukanga akavuga ati ejo kirabo gategereza imyaka 5 byose bibaho kuko Imana ije kubwira Aburahamu ngo nzaguha urubyaro ntabwo yari yaramubwiye yuko izarumuhashaje ahubwo Sara we akija kubona byanze aravuga ati byanga byakunda Aburahamu ndi kubona njewe ibyo Imana yakubwiye bitazasohora arangije ati hubwo dore dufite umuja Hagari ahubwo abari uryamana nawe kuko akiri mutoya nurangiza ugira ute abari we Imana ikoreramo mbese isohoza umugambi wawe kuri weho kugira ngo utazapfa nta kana ariko bitewe yuko Imana yacu igiye kubwira umuntu ntago yiteranya amazina ntago igiye kubwira nk'ubu nka Sipera ngo nzakugirira neza ntago igenda ngo ivuge ngo kamanze mbinyuze ngo nje kubwira uriya mugore runaka oya ahubwo iravuga iti Sipera kuko izi yuko ari Sipera nta mpamvu n'imwe ubwo rero ntuza Sara we yaravuze ati byanga byakunda ndi kubona ibyanje byanze ariko Imana yari yaravuze iti Aburahamu nzaguha umwana binyuze muri Sara nubwo yabashaje ubwo rero niba kumanuza kuba ujya kugwana akakubwira atajya ngo mwanya nitwa David witwa David cyangwa
akavuga ati nitwa David, ati nahoze mbona izina ngo yitwa David. akamanza kukubaza akabanza kubaza ati hajya witwa ndi, yego nitwa David, ati iryo zina ngo yego ryahoraga rinzaho. Ndavuga ati niryo kandi ninjye urimubwiye. ubundi iyo mani itakubwiye izina ryanjye, itakubwiye ngo witwa David. Ariko nabyo bibaho, hari igihe ubona nk'izina bitewe gushidikanya ku mubiri kuba, bagahita uvuga uti kamanze mubaze numve yuko koko ntaba mvangiwe, ntavuga byinshi kandi mvangiwe, ukamanza ukamubwira ati witwa David. Ariko ubundi Imana ikurimo uri guhamanya n'umwuka wera, uragenda ukamubwira uti witwa David, Imana yambwiye ngo igiye gukora cyane. Ubwo nawe ahita yumva yuko hari izindi mbaraga ziri muri wowe. Imana rero ntabwo nawe yagira kwizera kubuhanuzi. Yego muri yereka nkubwire, uje ukambwira ati Imana iguha urubyaro, si ngombwa kubanza kumbaza ngo ufite abana bangahe, umanze ngubwira ati ntabwo mfite, kugira ngo umuntu nsubize ko Imana imuhaye urubyaro. Yego ahubwo mubwira ati Imana iguha urubyaro ntarwagiraga, uhita usaba. Ubundi Imana ikikubwira ngo uriya muntu ngiye kumuha urubyaro, none uza kumbaza ukahita umbaza ati hajya ufite abana, nta bana ufite, ngakubwira ati ntabwo mfite, ngo Imana iramwiguhaye urubyaro. Ngo se ngubwiye ngo ntango ndabafite, ahita ubwira ati ngwaye ndi mwana. Kabara vanye. Oya nabwo ubundi bwo iyi Imana ikubwiye ngo ngiye guha David urubyaro, uhita uyibaza n'urugero. Hakuriya hari igihe umugore abatwite, Imana ikavuga iti dore nzamuha umwana w'umuhungu. Hari abamanza kubaza ngo harya ufite umuhungu, ubwo ukumbi yavuga ati nkanje nifitiye abakobwa batatu, nta muhungu mfite. Nuko ubwo navuga nti mfite abakobwa, ati Imana iguhaye umuhungu. Ubwo namubwira ngo mfite abahungu gusa, ati Imana iguhaye umukobwa. Oya ahubwo niba Imana igiye kuguha urubyaro ni umuhungu, Imana yambwiye ngo iguhaye umwana w'umuhungu ufite no kwizera, Imana yo mu ijuru igahabwa icyubahiro. Imana iguhaye umwana w'umuhungu. Yego. Hanyuma rero tugiye kujya mu ijambo ry'Imana, ariko sinagira nakwaje kano kabazo. Ni cyo kintu ushimira Imana kuba yarakugize umukozi wayo akakugira umwana mu rugo? Njyewe ni byinshi nshimira Imana, ariko ndavuga iby'ingenzi. Iby'ingenzi pe, kuko urabona nkiri mu rugo buzima bwo kunywa, bwo gusinda, bwo kutukana, bwo kurwana, wabonaga ndi umuntu w'igicamuke ku buryo abantu bose bandebaga bakantinya. Ariko nkimara kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza wanje, abantu bakabona mbese yasura bari banzimo, bakabona yarahindutse, bakabona ndi umuntu nyine waganira nawe. Kuko mbere n'abakobwa bose twabyirukanye barantinyaga, kuko niyo wihaga kumbwira gakeya naragukubitaga nta bintu byinshi. Ibyo ndi kuvuga ni ukuri, nahitaga ngukubita nje sinabeshuzanyaga, upfa kubumbwa ibintu ntari kumva mu mutwe gwanje ndi kubishikira. Ubwo rero nkimara kwemera Imana, ubwo niyo umuntu yazaga kanciraho akambeshera akagira ati numvaga yuko muri nje nkwiriye kumubohokaho, nkavuga nti nawe siweho, ubwo ni Satani yagize ngute yakunyoherejeho. Ico ni cyambere nshimira Imana, akagasura mfite nuko Yesu yangiriye neza, nuko yampaye agakiza. Ubu kiba ndatekereza ngo mbese muri iyo myaka nari mfite iyo mba nkinywa kigendera mu byaha nagenderagamo, ubu kiba meze ngute, ubu kiba ndagacecuru. Ubu kuko ico gihe wabonaga mfite imyaka 15 n'itandatu, ariko kabona mfite nka 25, kabona narakuze. Ariko buno nukugenda ntaba niyambariye nka katenge, bati burya rero ubu se none wankekera ko mfite abana batatu, nta wapfa kubiceka. Urumva ndeka nk'urugero, sibyo ko waje wambaye igitenge wambaye n'impeta, ubwo of course nahise menya ko uri umudamu. Yego, nano kwita nk'abana batatu ni ikibazo. Ushobora no kumbwira ati umwana wanjye mukurangana gutyo, kumva nabwo ndikanze. Umwana mukurangana ute? Umwana mukuru afite imyaka 9. Nyine nanavuga ati bura afite nk'umwana umwe imyaka nk'itatu, yego, cyangwa 4, ariko afite batatu. Umwana mukuru afite imyaka 9. Sigura kumva koko nta kimana bitarakoze. Imana ico kintu ndakishimira. Ico ni cyambere nabonye muri uyu murimo Imana yankoreye. Kandi ikindi Imana yankoreye nuko yampaye agaciro. Yampaye agaciro mu buryo nta gaciro nari mfite. Buriya nubwo dufite imiryango, ariko nta miryango ikomeye ihambaye mfite. Ariko nja kuba nicaye mu rugo, ntaba nicaye
nkumva nk'ubu mu bapasiteri mu bantu b'abacidikoni twebwe kubera tubagiraga kubera murangirikani tugiraga n'abasenyeri kasha nkumva mu giterane kingana na hano hose nkumva bangiriye icizere bakavuga bati mama Mutoni uyu munsi turagushaka noneho nagerayo ubundi bwo nkicarana n'abakomeye nk'uko Imana yabivuze kandi igeze ndi wanje avuga uti uyu mubyeyi si umwana koko uyu mubyeyi wicaranye n'abo bantu nkabona Imana hari akandi gaciro yagize ite yampaye ngo nicyo tuba twagusuye reka nkubwire abantu badukurikiye abari bo harimo abantu bize b'abadokitora yego harimo abakozi ba leta yego mu nzego zitandukanye mu gisirikari mu buganga hehe mu buyobozi harimo abantu baturusha ibitekerezo harimo ababishopu harimo uzajya ubumva bazakuvugisha yego muto situvanye gukora ikiganiro uzabambwira abantu bazakuvugisha ko bazabangana ni benshi n'ingeri nyinshi zitandukanye nuko harimo abakomeye n'aboroheje akorero n'abanyabwenge n'abo turusha ubwenge harimo abaturusha ubwenge n'abo turusha hari abaturusha ubumenyi n'abo turusha ubumenyi ingeri zose ziri hehe zirahari njye ngo nicyo gikinywa inzoga rero kinywa imigage ntago tuba twagusuye ubu nta tuba turi kumwe wapi ntago tuba turi kumwe ugiye kuvugana nabo mu Rwanda nabo hanze ubu na Jire ntago tuba tuziranye ubu ntamba ndi kuza hano ubu sinaba ndi umusinzi akaba yantumiye wapi ntago mba ndi kuza hano Mana ishimwe rero yuko hari aho yankuye ubu urwego ingejejeho mbaye nyihaye icyubahiro karame uri umusirikari dusiganye nk'iminota nk'itanu hari sinzi ijambo ry'Imana nubone ukuntu wavuze nashaka kumva uvuga ijambo ry'Imana urashaka gusubira umurongo umwe urashaka no dusobanura cyangwa sinzi kuri buze kubigenza uri umusirikari urumva umuntu wari indakare nubwo bavuga ngo kivamo nikikuvamo abavuga ngo igisirikare ukivamo ariko ntikikuvamo sibyo bivuze ngo uyu wahoze uri intore n'ubundi n'ibindi ugiyemo ukomeza ukaba intore rero ndakwakiye mu ijambo ry'Imana ntaza kugaruka nyuma tumaze kumva ijambo ry'Imana ni karibu murakoze tugiye gusoma ijambo ry'Imana ngiraga ikibazo cy'amaso ndarivuga aho ryanditswe ubwo mumfashe gusoma ngiraga ikibazo cy'amaso turarisanga muri Luka igice ni cya 7 igice cya 7 turahera ku murongo wa 11 tugeze ku murongo wa 17 dufashe gusoma Luka ibice 7 dore ku murongo wa 11 tugeze ku murongo wa 12 Luka ibice 7 guhera ku murongo wa 11 haravuga ngo azura umwana w'umupfakazi bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba uwari wapfuye yari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi aramubwira ati wirira yegera ikiriba agikoraho abakikoreye barahagarara ati muhungu ndagutegetse byuka uwari upfuye arabaduka atangira kuvuga Yesu amusubiza nyina haleluya bose baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana bati umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe kandi bati Imana igendereye ubwoko bwayo iyo nkuru y'ibyo yakoze yamamara Yudaya hose no mu gihugu cyose gihereranye naho Imana ishimwe Imana ihabwa icyubahiro amen uyu mubyeyi yari afite ikibazo Nayini uyu mubyeyi yari afite ikibazo yari yarabuze umugabo yarapfakaye kandi mu mategeko y'Abayuda byari bivuze ngo umuntu iyo yapfakaraga nta mwana w'umuhungu yabyaye byabaga ngombwa bakamusenda noneho byarangiza ubundi bwo bakamusenda nta kintu na kimwe akuye muri urwo rugo noneho uyu mubyeyi aza gupfakaraza gupfisha umugabo ariko arangije gupfisha umugabo yari afite inda twite ntago yari yakagaragaye Imana ihabwa icyubahiro noneho bigezaho ubwo uyu mubyeyi arangije aravuga ati Imana
none nkondi kubona ibintu byanze biragenda bite? Bene wabo bati tugomba kugusenda kubera yuko nta ngingo ikurengera. Amina, haleluya. Noneho birangije uyu mubyeyi ariko yari afite Imana nk'umutabazi. Hari icyo Imana yari yaravuganye nawe, nubwo umugabo yari yarapfuye ariko Imana hari icyo yari yaravuganye nawe. Rangije uyu mubyeyi baraza bati tugiye kugusenda, arababwira ati mube mwihanganye kuko mfite ingingo indengera. Aravuga ati mube munyiteze, murebe neza, mumenye neza yuko icyo nzabyara. Uyu mubyeyi arangije kubyara abyara umwana w'umuhungu. Hari igihe Imana iba uri mu kigeragezo yarangiza ikagusubiza, ariko nyuma yaho ukabifata mu ntege nke ikakubwira iti dore nzabana nawe, ariko ukavuga uti byanga byakunda nk'ubwo ngeze mu kibazo, ariko Mana wagiye. Igihe kigeze uyu mubyeyi babonye abya mwana w'umuhungu bati urarurokotse, ariko tugutegeye ahandi. Abarozi bararoga baravuga bati uyu muhungu ntazabaho, uyu mwana ntazabaho, baramukanira. Ariko igihe cyaje kugera umuhungu aja kuva mu mubiri. Arangije kuva mu mubiri nuko ngo Yesu yaragendagendaga agenda muri uwo mudugudu, ariko ubwo uwo mubyeyi umwana akimara kuva mu mubiri arangije aravuga ati Mana none bigenze bite? Wari warambwiye ngo uzabana nanjye, wari warambwiye uzampura urubyaro, wari warambwiye ngo uzanyishurira ideni. Amina. Wari warambwiye ngo uzajyana nanjye mu bibazo, none umwana wanjye warumbesha nakaba avuye mu mubiri. Wa Mana wunkoze ibiki? Ariko umubyeyi aguma kwizera. Igihe kigeze aravuga ati kanongera nsenge ndebe yuko yenda uyu mwana yazuka. Arasenga afata ibihe biranga. Hari igihe kigera mu gasengera ibibazo bikanga kuyegarata, ariko iyo Imana iri mu ruhande rwawe byanga byakunda, Imana itabara umuntu yagezemo. Kuko ijambo ry'Imana ritwereka ba Seduraka na Meshake na Abedenego Imana yabatabaye bageze hehe? Mu muriro. Nuko uyu mubyeyi Imana ikavugana nawe, abahanuzi bakihandagaza bakavuga bati humura urugo suzaruvamo, ariko umubyeyi akabona kurugumamo byo nta birimo kuko uwo yari yishingikirijeho arangije gupfa. Hari igihe umuntu aba yishingikirize ku mafaranga akabona garagiye, yakwishingikiriza ku kazi runaka akabona baramwirukanye, ariko dufite Imana itajibura inzira. Amina. Dufite Imana itajibura uko ibigenza. Nuko igihe kigeze barafata baja gushingura. Bene wabo bagiye gushingura baravuga bati byanga byakunda, bakamubwira bati he warasenze? Yeme turabigabana, uyu munsi turabigabana. Ariko uyu mubyeyi yari afite nzayimana. Haleluya. Yari afite nzayimana, yagendanaga n'Imana. Mana yari yanamubwiye iti nzabana nawe, yari yanamubwiye ati nuca mu muriro ntago uzashya, nugera no mu mazi ntago azagutembana. Ubwo igihe kigeze baravuga ngo bikoreye ikiriba ngo bagiye gushingura, ariko bamwe bari basize bavuze bati byanga byakunda turamusenda. Icyari kimubesheje hano cyanze, nubwo babona hari icyari kikubesheje bakabona kiranze, bakavuga ngo ibyo bigiye kugaragara. Ariko reka mbabwire ngo dufite Imana ikorana nijoro, kandi Imana iturebera aho tutareba. Ngo yasaba imenya uwo mubyeyi batari bikorera ikiriba. Haleluya, haleluya. Nuko Yesu arabyumva, yumva hari kiri kumuhata, yumva hari inkuru akwiriye gutabara, yumva hari uko akwiriye kuza vuba. Amina. Hari igihe mbwira abantu ngo hari igihe Imana ikubwira ngo nzabana nawe, kubera yuko iri kubona yuko wigenza n'amaguru. Buriya kwa muganga iyo bagiye ku taransifera umuntu bakwakura ambilanse bari kubona ukurembye. Amina. Bakwakura ambilanse bari kubona ukurembye, bari kubona ukuntu byanze, ariko iyo bari kubona ufite akantuza agatege barakubwiraga ngo itegere. Ubwo rero n'uyu mubyeyi ntago igihe cyari kigeze cyo kwitegera, ahubwo yari akwiriye ambilanse, kuko ijuru ryari rimaze gutenana ribona Yesu akwiriye gukora iki? Gutabara byihuse. Hari igihe cyaje kugera noneho ndwaza umwana, ndangije kurwaza umwana, ibintu birancanga numva ndazezengeye, ariko mbwira ijuru ngo Mana nkwavuganye nanjye, urambwira ngo ndi kuri uyu musozi uzabana nanjye, urambwira ngo nubwo mbabyaye batabishaka ariko bazabaho. Mana none nko ndi kubona uyu mwana avuye mu mubiri, Imana irambwira iti ndaje mwana wanje. Amina, haleluya. Imana yaraje nkuko yabimbwiye, iza vuba byihuse, umwana wanje arakira. Aha abantu bari bazi ngo ngiye gushingura, bamabukwe bararaga iwanje bazi ngo byararangiye, bakarara baraririye uwo mwana, bari kuvuga ngo
gukora kukuka byanga byakunda uyu mwana arapfa kubera bari barabageye kimwe ari batatu ariko uw'imfura ari urembye cyane ariko ndi gushima Imana yuko Imana yabaye nyena kandi yakoresheje ambulance kuko igihe cyo gutega ntago cyari kirashoboka nari nkeneye ubutabazi bwihuse uyu mubyeyi arangije barikorera bajana ikiriba ariko Yesu ngo yarari mu mudugudu ngo yumva ibintu biramuhase urwo rugendo yarakuriye ku rugendo iminsi 2 arangije ngo rugendo ijoro gusa ngaravuga ngo kanihute kuko aho bagiye gushingura babatanga batari bahagera amina haleluya Uwiteka Imana aturebera iyo bagiye kudushingura ratagera kumva batari badushiramo Imana ihabwa icyubahiro nuko ngo byararangije uyu mubyeyi bacikoreye afite agahinda arababaye nuko ngagiye kubona abona Yesu yahageze Yesu aravuga ati nkivuga mucikoreye ikiriwe ndavuze ngo muture kuko mwari mwize ngo mugiye gusenda ubutabazi bwihuse bwagize ngute bwamanutse Imana idushigikire Imana ibane natwe nuko byagiye kugeraho uwo mubyeyi nuko Yesu aravuga ati muhungu yamenye yuko ari n'umuhungu basizemo atamangiye kubaririza ntago yabaje ngo mbese ndamutabara ngo mpereye he oya Imana niza kugutabara ntago izanyura ku baturanyi niza kugutabara ntago izaca mu miryango ahubwo Imana izagutabara izababwira abatura ikiriba batari bashingura kuko ijuru rizaba zajyagize ngute ryanzuye Imana ihabwa icyubahiro ngo nuko bakimara kugitura ngarababwira ngo muture ngo muhungu ngo byuka arangije aravuga ati yewe muhungu kanguka umuhungu arakanguka ngo nubwo umubyeyi afite agahinda ari gutekereza hagiye kuba ngo nuko Yesu afata umwana ukuboko amuhereza mama we aramubwira atakira hari ibyawe byagiye hari ibyawe byanyazwe hari ibyawe bagiye gushingura kandi bazi ngo birarangiye ariko uyu mwanya mfite ijambo riri kuvuga ngo humura Yesu arahageze batari bashingura uyu mwanya mfite ijambo riri kuvuga ngo humura nubwo ikiriba bacikoreye ariko ntago bazakigezaho kija ahubwo uhuye na Yesu mu nzira ikiriba kitari cyageraho kija kandi ikindi jambo mfite ni iryo kuvuga ngo ibyawe byari byaragiye Yesu yongeye kubiguhereza Yesu yongeye gufata ukuboko k'umwana amushubije nyina ari muzima ibyacu byari byarapfuye Imana yongeye kubizura Imana nihabwa icyubahiro Imana idushigikire ngo muri uwo mwanya rero ngo inkuru iramamara bose bamenye yuko Yesu agira neza bamenye yuko uwo mubyeyi yasenze bagiye kumenya yuko wasenze nubwo uburwayi bwabaye igihe kirekire ariko Yesu agiye kuhagera ibyara uburwayi bigiye guhinduka gukira izina ry'Imana rihabwa icyubahiro Imana ishimwe murakoze ijambo nari mfite ryo rikumfasha naho turisubikiye Imana ihabwa icyubahiro amen amen Mamute Imana guhumugisha yego reka ibyacu bya bigiye kugenda Imana bitugaruye irabigaruye nukuri kandi birahari nukuri Imana ishimwe Imana ihabwa ndafashijwe pe nukuri ndikumva tutasoza ariko umwanzi w'ibihe n'amasaha ariko tuzagaruka yego ugiye ataga yaragaruka yego Mamute uko bigiye kugenda ugiye gutanga nimero yawe utikubera icyugango abantu bazaguhamagare abafite ibibazo musengane ubuhamya bwawe twabwumvise nabo barabwumva yego bazahamagare gusa byiza ufite nimero iri kuri WhatsApp niyo watanga kuko hari abantu badukurikira baba bari hanze y'igihugu batabona uko bahamagara bisanzwe ndayifite yego 079 yego 17 38 96 ndayisubiramo 079 17 38 96 niba kuri WhatsApp iyireba kuri WhatsApp sawa turashoje nk'abana b'Imana rero nubundi badusoreza nisengesho reka dusenge Uwiteka Imana yacu uri Imana ifite imbaraga uri Imana ihambaye twasanze ari weho Imana idakoze isoni ku bantu bakwemera izina ryawe nirihabwa icyubahiro twiragije imbaraga zawe tugitangira iki kiganiro turakubwira ngo uzubane natwe turagushimye kubw'udushoboje turagushimye kubw'ijambo ryawe ryiza ritambutse kuri uyu mwanya turakwinginze kugira ngo Uwiteka Imana abantu bawe muri uyu mwanya badukurikiye ubahereze kugira ibyiringiro kandi nyakubaha Imana data wa twese ubereke yuko hari ico wavuganye nabo turasengera abarwayi turi muri uyu mwanya kugira ngo ubakize wigaragaze nk'Imana kuko ushoboye
ushoboye byose kugira ngo izina ryawe rishimwe. Abafite ibibazo bibakemurire kuko uri Imana yacu bwite. Turakwinginze cyane kugira ngo mu izina rya Yesu imbaraga zawe zigumye zibane natwe, kandi uyu mwanya ugumye udushigikire, abantu bawe bakomeze, kandi abageze mu bibazo ubabere Imana ishoboye byose. Urakoze kumvishe gusenga, urakoze kubanye natwe, byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Agiye